ahita mukubita bizu ngo mwa aramusomagura aragenda. Uyu titi rero yaje ashaka ibintu byo kumbaga, yari titi yari na nyambo. Mukora kugira ngo abatumire na titi mwari mugiye mu kiganiro hari ntago ngiye namusanze ntago twari badutumiye turi batatu. Urakoze cyane, numva ko yemeye ko twahuriye ibyo bintu sinzanaba yabikuye no muniga bizu yabayeho narabafashe bana baradufasha bari gusomana none hagati ya nyambo na titi ninde wasomye undi. Yaramubwiye sheria aramusoma iminwa iguma ku munwa barasomana barajyanirwa muri korodoro. Ubwiyemezi bwa titi rero bwo kugenda ngo nagara ayangiza akaza kumbaga no kwa Godfather yo kavuna umuheto peti yangu nuko amenyere urabona amafaranga yaba yicuze barayakobacyeye ariko kutikora ngogeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo imitsinda. Bungereranyije n'uwo muntu uri umaze kuvuga ibyo bigambo masembu y'abanyamakuru n'itangazamakuru muri rusange kugira ngo natazima. Urumva systeme kunu yuko ariko Jihad iya ndimba ari gukora ndambara ari kumuzana tena nimvoga tuyana nambara nimvoga tuye kabisa counter ya Jihad tu nacecetse ndi kubumva ni fake account nagariye na stock. Umva wewe Titi Brown ejo ni twari turi kumwe muri Isango Star ni ndandambara muri kuvugana nje nago nje ni account yanjye ni account yanjye ninda ejo ni twari turi kumwe muri Isango Star uri kumwe n'umugore wawe Nyambo uri kumva mujye gukora ikiganiro ninjye ndandambara turi kuvukeretse wowe Titi Brown ari fake account ako kantu k'umugore ukazanye utema ndi kugira ngo mwibutse ko ninjye ndandambara original muri kuvugana no se ndandambara n'umugore wawe Nyambo uri kumva neza ganyumvira none ukarabaye ndandambara muri kiganiro n'umugore wawe mwicaye mu ntebe mutegereje ko tuzi ikiganiro ngo muze mu kiganiro Imana ikumushe rero ndandambara muri kuvuga nago nge ngira fake na kisi wamuhaye narabibonye. Urumva iminwa wamuriye muri korodoro nabyo narabibonye. Umva ndandambara ninjye mwasuhuje mfite n'ifoto ndi kumwe na Nyambo umugore wawe yamaye ifoto wowe nagwamaye ifoto ahise wirukanka umbwiye ndayikoreza inbox utaza kuvuga ngo fake account zanjye ninjye ndandambara muri kuvugana muri koridoro no bari barimo gusomana muri koridoro wabonye muri koridoro uri kumurya iminwa mu Nyambo wawe uvuye mu kiganiro mugiye gukora aho gahunda watwika ibindi tubireke reka kuvuga ko rero nkoresha fake account bro. Oya ntago wowe navugaga ndi kuvuga nandambara uvuze ko ngewe nkoresha fake account sekejo wamvugiye koko nanjye ndakwibutsa ibyo mwakoreye muri koridoro ibyo muri koridoro yarabibonye kejo narabibonye ninjye mwasuje mfite n'ifoto ibyo ntabwo ushaka kubyumva mwana Titi twagiye n'abana banjye baramufana ninjyewe ntago ngiye ngira fake account nandambara mu modoka se kejo nakugira brage ngo byagenze gute nta ntambara uyu umva nk'ubyeyi Godfather uyu Titi Brown uri kuba ngo ngiye ngira fake account ndi kugira ngo mwibwire ko merutse kujya gukora ikiganiro muri Isango Star twari turi abatumirwa babiri we n'umugore we Nyambo uri kumva nanjye ndandambara ninjye wabanjije ndi kumwibutsa bizu yahaye Nyambo muri korodoro. Urumva mbe bagiye kuza mu kiganiro ngewe mvuye kuri kamera nandi kumwibutsa ko ari ngewe uri kuvuga ntabwo ngewe ngira fake account please amenye ko ari ngenda ndambara original ndi kuvuga yawe buretse gato ntabwo rero nari kuvuga ubukene bwanjye kuri wumve hano nagi ndi kuri kamera ndakubaza yabivanze musobanuye ibyo navugaga ndakubaza fake account ya Jihad ihuriye hehe na bizu yahaye umugore we muri koridoro nicyo kikwereka the way umva mubwire ngewe numvishe avuze ko ngewe ngira fake account ko atari none se barakuzamura ngo ningewe abwiye shabana yawe rero nimara kumva ngo ni avuze ngo ngira fake account no mise mwata kugira ngo mwibutse ibyabereye mu Isango Star. Urumva neza man je mufite icyo ntabwo numvishe ko ari Jihad bari bavuze je numvishe ko ari ndandambara ngo era ngo nagari ndandambara mu rukundo rwabereye mu Isango Star uretse niwe numvishe na keretse niba tepa zanjye barazimenye ntabwo byatije turabimenye ariko tugiye gusobanira mu
none se ubundi ibyo bintu byabaye ryari ngiye ko ntanabizi turabimenye ariko niko nta ntambara urumva ko urwo harabika Titi ko ntabyo bintu ntabigeze ntabwo ndi kumwarabika kandi ndi kumujya twahuriye nagira fake account nazo si sheri we sivuze ngo twari ifotoje nge nahuye mu isango ntabwo oya none se niba ibintu byarabaye direct ibimenyetso nge ari kubafotora muri gusomana byari nge nawe mu isango naye mu isango Star mwereke ikiganiro nabanje bose murakurikira ibaze nko mwamwe ifoto kubera urimo gusomana wowe wanyimye ifoto kubera ubwiyemezi bwawe uje kumbaga hano ntiwanyimye ifoto wowe Petit nakwimye ifoto wewe ndakubaza wowe Titi Brown cecekaho ngaho mite nkubaga none mite nankubagira rimwe none umugore wawe ni mama wanjye Tijara mama wanjye Tijara mbabarira uno mugabo reka mubaze kwanza ifoto wowe na Titi yakumarira reka nyine nacyo icyo njye nacyo navuga ngo wifotoranije na Titi byakumarira iki Titi mufata rega nakubwiye ngo ushaka gukunda ikintu byakumarira iki byakwinjiriza amafaranga umugore wawe yabona icyarya wabona ariko njyewe mfite abantu bankunda bakundana Titi iyo foto bayibonye ndi kubera Titi byatuma n'abafana be banyibonamo so njye ndi kugira ngo mwumvishe ko yarahunze yanga kuba ifoto yanze kuba ifoto ariruka umugore we arayima afite ifoto njyewe Godfather reka nze inbox sibyo ngo ifoto ndi kumwe na Nyambo uwo munsi duriye muri Sango Star siko bimeze sinjye wayibafotoye se urumva sinjye wayibafotoye mumaze gusomana kandi ko mutahuye bya bintu nibyo uravuze ngo ntago mwize gura mwisango none niwe wafotoye umugore we ufite ifoto ndi kumwe nawe wowe warirukanse wanga kuma ifoto kubera ubwiyemezi bwawe waje kumbaga no kwa Godfather waje gushaka ibintu byo kumbaga wowe Petit Titi waje gushaka ibintu byo kumbaga none se nta nambara iyo foto na Nyambo ntibazi urumva neza Titi yo gusomana ntukagishaka nyine ko gusomana niko dushaka yaraje aramubwira ko umva yaraje aramubwira ngo sheri ngo ndandambara ngo wararangije ngo kandi ngo amafoto ngo muri gutinda ahita mukubita bizu ngo mwa aramusomagura aragenda bati basimereza ifoto ni igendere dore ndaingo yango arirukanka aragenda uyu Titi yaje ashaka ibintu byo kumbaga yashaka ibintu byo kumbaga namwihoreye ndamureka ariko umugore we yaciye bugufi ama ifoto umugore we yamaye urumva bwana Godfather bya mbere mwana reka tujye kuri ibi ifoto umugore we yamaye ndayifite kuko ndamufana nabana banjye bakunda filime ze baramufana ubwiyemezi bwa Titi rero bwo kugenda ngo nagara arangiza akaza kumbaga no kwa Godfather yo kavuna umuheto Petit yangu ntukamenyere ntabwo jewe ibintu munkorera ngo ndabibona bacecetse mwari kumwe muri campaign zose kuki mutifotozanyije muri campaign umugore wa Kayima warangiza ukaza kumbagira hangaha warangiza ukaba ngo ngira fake account imana njyewe ngira fake account nta nambara reka ko uri kumamagara iki wabonetse uyu mujyaba dada ntabwo uyu mujyama ntabwo yababaza yarakaza umuntu ahubwo nyine akeneye kuganirizwa amugana cyane ubonye the way uzaganiriza abana bawe nabo n'abazagukomoka wa muri yewe naganiraga uranganiza nande wowe uretse umva se nandambara garika ngusoma uranganiza nande wowe ndikubwira ibintu biri true basi nganyumva mbabarira unyumva sibyo ngewe nukuvuga ngo numva siki kwa hereka rushaka kumba none se ushaka kunyura ko fake account gute urashaka kunyura ko ngira fake account gute nago navuze kandi ndikukwibutsa ko twahuriye kandi uri hano turi kuganira no ufite fake account gute bakuzamuye kandi none se ijambo rya fake account rivuye ya nyine reka mbigusobanurire ndandambara uzi ko tunyusembura Tijara akabendera ngo dore ngo ya trauma ya trama ngo ya trauma ya ndandambara none se wanyumvishe uzimamba ari trauma se ntago fake account bavugaga ari ya Tijara ntago ari yawe twavuga mvuga ibintu nzi avuze ko njyewe ngira fake account siko bimeze ntago ariko byagenze oya navuze ngo bazamure jihadi navuze ngo bazamure jihadi Tike tubasobanurire neza John yavuze ati ndabona aho jihadi ni mu muzamure ndavuga ni Godfather zamura jihadi Titi ahita avuga ngo ntabwo ari we ni fake account noneho rero kwa ko utajya usubiza utabanje gutekereza uhituza
uti nge ubwo ndi ikigoryi. Oya, ntabwo ari ibyo bavuze fake account yawe, bavuze ko Jihad uri hano ari fake account atari. Numvisha avuze ngo ni fake account, nagize ngo ninjye wavuze. Nyine wagize ibyabereye Musa. Wagize kwagukeka rero, wagize ngo kwagukeka rero gutumye uvuga ibintu bitari ngombwa. Umva Kijoni uwo mujama nagize ngo ni fake account yanjye avuze. Nanjye ndiregura ibyo nabonye Musango Star we n'umugore we, kuko yananye myifoto umugore warayima iyo foto ndayifite. Kuba avuze fake account reka twemere ko ari we yaranavuze, wenda yakwitiranisha. Urabihuza gute n'umuntu wahuye nawe? Ibyo umuntu wahuye nawe urabizana hano ngo bigende gute kuri account iranga? Umva mani, njyewe ndi kugusobanurira ibintu numvishije hano, sibyo? Muri kuvuga uyu Kijoni sinzi ibintu ari gusobanura, ngiye kumva numva umuntu aravuze ngo nubundi se ikiganiro sinjye cyari kireba, ikiganiro ninjye cyari kireba. Guhita rero uwo muntu ahita avuga ngo ijambo ni fake account. Ibyo bintu bya fake account bigeze no kubicinja kuri ira dossier ya Beata iwaje kumbagiraho, uherutse kuza kumbagiraho kuri X. Abantu benshi bagiye bavuga ngo ntago ari account yanjye, ngo ntago ari njye wabipostinze. Abantu bakavuga ngo ngira fake account. Rero mbihuje n'uyu mujama witwa Titi, numvise ijambo ngo ni fake account, n'ubundi ninjye mwari muriho